Yesu nashimwe. Yesu nahimbazwe. Imana ihabwe icyubahiro ko twongeye guhura turi bazima. Imana ibararinze ubugingo n'umubiri kuko biturwanya biba ari byinshi, ariko kuboko kwe kuba kwarakomeje kutubambira ihema. Imana yacu nishimwe cyane. Tugiye kuganira rero ku ijambo ry'Imana n'ubundi reka ngusengera Imana, hanyuma nguhereza umwanya utangire utuganize ku ijambo ry'Imana. Mana nziza, Mana nkuru, uri umunyembaraga kandi uri umunyamaboko. Ndagushimiye kubw'umugambi wawe mwiza ndetse n'umuteguro wawe mwiza. Ijambo ryawe ni ubuzima ku muntu uryizera, kandi ijambo ryawe waravuze ngo ntabwo rizasubira iyo ridasohoje icyo ritumye ku muntu. Ndakwemereye Uwiteka kugira ngo ushyigikire ugiye kurivuga, ntavuge kubwe cyangwa kubw'amarangamutima ye, ahubwo umwuka wera aganiriza abantu umubare munini icyo Imana ibona ko abantu bakennye, kandi umwuka wera abe muri we kugira ngo asohoze iby'ijambo ryawe, kandi abamwumva n'abazamwumva bazunguke. Ndagushimiye Kristo, rero nyemerera ube mu ruhande rwacu, kandi kugira neza kwawe kwinshi ukomeze kubamba ihema. Turagushimiye kuri Imana yumva gusenga, senze nizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Ni karibu. Murakoze cyane. Haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Nitwa Eric Ndacyayisenga. Nongeye gushimira Imana ko yemeye yuko twongera kuganira ku byayo. Haleluya. Amina. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, turaza gusanga mu byanditswe byera ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko. Haleluya. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Mariko ibice 5, turahera ku murongo wa 24. Aragenda ajyana nawe, abantu benshi baramukurikira bamubyiga. Nuko hariho umugore wari mu mugongo wari ubimaranye imyaka 12, ababazwa n'abavuzi cyane benshi bageragezaga kumukiza, bamumarisha ibintu bye byose bitagiramo abitangamo ingemu, ariko ntibagira icyo bamumarira, ahubwo arushaho kurwara. Yumvise ibya Yesu, araza aca mu bantu, amuturuka inyuma, akora ku mwenda we, kuko yari yibwiye ati ninkora imyenda ye gusa ndakira. Uwo mwanya isoko y'amaraso irakama, amenya mu mubiri we yuko akiza cya cyago. Yesu nawe yiyumvamo ko ubushobozi bumugabanyutsemo, ahindukira abyigana n'abantu, arababaza ati ninde ukoze umwenda wanjye? Abigishwa be baramusubiza bati ese ye abantu barakubyiga nawe ukagira ngo ninde unkozeho? Abararanganyamo amaso agira ngo abone umukozeho. Uwo mugore aratinya, ahinda umushyitsi kuko azi ikimubayeho, araza amwikubita imbere, amubwira iby'ukuri byose. Aramubwira ati mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije, wigendera amahoro ukire rwose icyago cyawe. Imana itugirire neza. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Twumvise ijambo ry'Imana ryiza cyane, kandi ijambo ry'Imana ni umuhigi winjira mu mutima, agahiga akavumbukana umuhigo. Kubera yuko ijambo ry'Imana iyo ryinjiye mu mutima w'umuntu ribasha kumenya ibirimo byose. Imana ishimwe kandi Imana itugirire neza. Uwo muntu kandi nyir'umutima abasha kumva rwose ko ari we rivuzeho. Imana itugirire neza. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ari umuhigi. Imana ishimwe. Hanyuma rero iri jambo ry'Imana ry'uyu munsi nari intego ivuga ngo byigana usange Yesu, kuko ari ufite ibisubizo byawe, kuko ari ufite gutabarwa kwawe. Imana ishimwe kandi Imana itugirire neza. Haleluya. Bwoko bw'Imana, ndagira ngo mbabwire igihe kiza nk'iki nimusange Yesu, nimubyigane cyane, maze mumukoreho, kubera yuko ari ufite gutabarwa kwanyu, kubera yuko ari ufite gukira kwanyu. Imana ishimwe. Muri rino jambo dusomye twumva ukuntu uyu mugore wari umaze imyaka 12 mu mugongo, cyangwa se wari umaze imyaka 12
ava cyangwa se ari mu mihango abona bigoye cyane, abona nta bundi buzima, ngo ndetse yari yaragiye ku bavuzi batandukanye. Imana itugirire neza, haleluya. ngo bageragezaga kumukiza, ngo ariko bakamubabaza, ngo ndetse bamumarisha n'ibintu bye. Imana ishimwe. burya iyo utagiye kwa Yesu, iyo wagiye gushakira ahandi, ibintu byabashobora kubikumarisha kandi ukabona n'icyo ubonye. Imana ishimwe. buriya bashobora kukubwira ngo hari umupfumu mwiza ngahanaha, ngo wa wundi ngo uvugana n'imyuka mibi, nawe wumva ikintu avugana nacyo ni imyuka mibi, ntabwo ari Imana avugana nayo, ntabwo ari ikintu kizima avugana nacyo, ngo ahubwo ngo ni imyuka mibi. hanyuma nawe ukagenda, nawe yarabuze amahoro ubwe n'ikimenyimenyi. ujya ureba ibintu araramo, ujya ureba ibyo yambara, ureba uko abayeho. ariko Imana ishimwe, abari muri Yesu baba bifitiye amahoro, kandi amahoro yabo ntabwo azashira. Imana itugirire neza. uwo mupfumu ushobora gusanga ahubwo ntaba yarabuze amahoro, ndetse n'ikimenyimenyi iyo akubwiye ngo aguhaye amahoro urayagura, kandi Imana ntabwo mugura. icyo usabwa ni ukuyegera gusa, icyo usabwa ni ukwegera Yesu ukamubwira uti ndaje mwami wanjye, ndakuziye, dore ndizanye. haleluya. Imana itugirire neza. amahoro rero Yesu wacu atanga ni amahoro adashira. Imana itugire neza. ngo rero abo bavuzi bose bari baragerageje kumukiza, ngo ariko birananirana. hari igihe bakubwira ngo dufite umuti utuma ubona akazi, dufite umuti utuma ubona umugabo, ushobora kukabona ako kazi, ariko amahoro uzakagiriramo yo ntayo. ni ukuri inshuti yanjye, haleluya. ndetse bashobora kukubwira ngo uzabona umugabo, nushaka umugabo Imana itaguhaye, ntuzavuge ngo muzabana neza, ntuzavuge ngo muzabana mu mahoro. niyo mpamvu uzumva intambara ikaze mu rugo, umugabo ngo wamukuye hariya, ngo umugore wamukuye hariya, abana bakakunanira, ngo wabakuye hariya, ngo ni wa mupfumu wabaguhaye. ariko nagira ngo nkubwire, senga Yesu umubwire ngo nyihera abawe. Imana ishimwe. musange we gusa. uyu mugore wari umaze imyaka 12 nawe yaramwegereye ngo yumvise ibya Yesu nk'uko nawe urimo kubyumva, nk'uko wumva ko agira neza. amaze kubyumva aravuga ati ndagiye. Imana ishimwe. yirengagije yuko hari abavuzi bamuvuye, yirengagije yuko hari abagize ibyo bamwaka, yirengagije yuko hari abamubabaje. yibuka ko Yesu, aleluya, yibuka ko Yesu ari umukiza, yibuka yuko Yesu ari we dogiteri w'abadogiteri. hari umuririmbyi waririmbye neza aravuga ngo Yesu ni dogiteri w'abadogiteri bose. Imana ishimwe kandi Imana itugire neza. sanga Yesu musabe, arakwereka inzira, arakwereka uburyo, ndetse aranagukiza. Yesu ni umukiza, haleluya. arakomora. Imana ishimwe. uyu mugore abona birangiye, abona aziberaho mu bibazo gusa, abona aziberaho mu marira, abona aziberaho mu burwayi, haleluya. arangije ngo yumve ibya Yesu, yumva ko Yesu akiza, yumva ko Yesu ari umurengezi. Imana ishimwe. yumva ko Yesu atanga ubuzima bwiza. arangije aravuga ati kansanga Yesu. arangije ikintu cyiza cyane we yabonaga atari bumugereho, arabyigana. haleluya. Amen. arabyigana, aramwegera, aca mu bantu. Imana ishimwe. arizera ngo yari yibwiye yuko namukoraho, haleluya, 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 ngo namukoraho gusa arahita akira. arangije aragenda, arabyigana mu bantu, adatinye ko ari abagabo, adatinye ko harimo abarwayi, adatinye ko harimo abakomeye ku muriro. arabyigana, aragenda, arasunika, haleluya, impande n'impande. arasunika uyu mugore, aragenda akora kuri Yesu. Imana ishimwe. atavuze ngo hari ibimbuza kumukoraho,
dore nta rubyaro mfite, urwo ruranyemerera kutamukoraho, dore nta kazi mfite, ako karantangira kutamukoraho, dore mu rugo umugabo yarananiranye. Aravuga ati ibyo ntibimbuza kumukoraho. Imana ishimwe kandi Imana itugire neza. Atavuze ngo dore umugore andajije ku nkeke, oya, aravuga ati ibyo ntibimbuza kumukoraho. Arabyigana, atavuze ngo intambara muri iyi minsi biragoye, oya, arabyigana, aravuga ati ndakora kuri Yesu. Nawe nshuti yanjye, mwene data, byigana ukore kuri Yesu, kuko ari ufite byose mu kiganza cye, kuko ari ufite ubugingo bwawe, kuko ari ufite igisubizo cyawe, kuko ari ufite gutabarwa kwawe. Imana itugire neza kandi Imana idusange. Haleluya. Amen. Yemwe bagabo, yemwe bagore, yemwe rubyiruko mwe, bana batoya, nimubyigane, mukore kuri Yesu uyu nguyu ugira neza, mukore kuri Yesu uyu ufite amahoro. Imana ishimwe ngo yarabyiganye uyu mugore, akoresha uko ashoboye, ashyiramo imbaraga. Imana ishimwe, nawe shyiramo imbaraga. Arangije arizera, aravuga ngo uko biri kose nimukoraho. Imana ishimwe, icyamukizera yuko nukora kuri Yesu wawe byose birahinduka. Nukora kuri Yesu wawe uraza kubona amahoro. Nubona uko ukora kuri Yesu uraza kwakira byose. Imana itugirire neza. Erega uyu mugore ntabwo yari afite Yesu muri we, ntabwo yari afite agakiza, ariko aravuga ati nimukoraho. Yamanjije kumva ibye. Imana ishimwe, yumva ko Yesu akiza, yumva ko Yesu ari umugira neza, yumva ko Yesu afite byose. Arangije arabyigana, ashyiramo imbaraga zose. Arangije arabyigana, arasunika, asunika abasore, asunika inkumi, asunika byose. Aravuga ati nitaye ku bigeragezo mfite, nitaye ku kuba nta mbaraga mfite, nitaye ku kuba ndi kubanukira, oya. Imana ishimwe. Arabyigana, aragenda akora ku mwami, akora ku gitare. Arangije ngo ya soko y'amaraso ihita izima. Imana ishimwe, irakama burundu. Arangije arakira. Haleluya. Iyo ukoze kuri Yesu arabimenya. Imana ishimwe, iyo ukoze kuri Yesu hari ibikoreka, iyo ukoze kuri Yesu hari ibiremeka, iyo ukoze kuri Yesu ibitari bihari biraza. Imana ishimwe, nta mahoro ufite urayabona, utayakuye mu bapfumu, oya, utayakuye mu byo wakaka, oya, uyakuye kuri Yesu umukiza wawe. Imana ishimwe. Bwoko bw'Imana mureke tubyigane. Ndagira ngo mbabwire iki gihe nk'iki ngo nimubyigane, mukore kuri Yesu, dore ni ufite ubutabazi bwanyu mu kuboko kwe. Imana ishimwe kandi Imana itugire neza. Hanyuma rero mubyigane bwoko bw'Imana, kandi mukomeze gukomerera mu buntu bw'umwami wacu, kuko Imana niyo murengezi wacu. Amena. Amen. Bwoko bw'Imana, nagira ngo mbakumbuze gukora kuri Yesu. Babwire nti mubyigane cyane, mumukoreho muri bino bihe bikomeye, muri bino bihe bisaba imbaraga. Imana ishimwe, dore abagabo babirimo neza nibo barimo kugenda babivamo, kandi abo barasogongeye bamenya ko Yesu agira neza. Ariko mwene data, niba warasogongeye ukamenya ko Yesu agira neza, ntabwo wemerewe kubivamo, ahubwo ngera ubyigana umukoreho nk'uko wari waramukozeho. Amen. Uwo mubiri wawe urimo kugushuka muri iyi minsi, ureba ubukobwa ugasigaye ukabona rwose babaye beza, oya wa musore we, oya wa mugabo we, oya ntabwo ari byo. Ahubwo ngera ubyigane, ukore kuri Yesu umukiza wawe, arongera kugirire neza. Umubwire uti umubiri wanjye ongera kuyobora nk'uko ajya guyobora, nari nigumura, oya. Icyo nkundira Yesu uyu, iyo umuntu yagiye akagarukana umutima ukunze, arongera akamwakira.
yewe wa mubyeyi we usigaye ubona bigoye, oya bwira Yesu aze, ongera umukoreho, ongera ubyigane cyane, ongera umusange. Yesu arakugirira neza. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icyubahiro. Yewe musore, muri iyi minsi urabona bigoranye, uri kureba abakobwa b'abandi ukabona biranze, urumva ushaka kwiba, urumva uri gushaka gukumbura ibibi wahozeho. Imana ishimwe, ibibi wahozemo. Imana itugire neza. Bwira Yesu ngo simbishaka, ongera ubyigane, umwegere, ubwire Yesu wawe uti ndaje, wongera umukoreho. Imana ishimwe, ni ukuri birakoreka. Umwami arakugirira neza, arakuyobora muri ibyo bihe byose. Humura, Yesu aragutabara. Uri kubona wakiba ba nyokobuje usigariye mu kazi, usigaye mu rugo uri mu kazi, ariko uri kumva wakiba ukigendera, oya bwira Yesu, sanga Yesu byigane umukoreho. Ibyo biraza gukemuka, birarangira nawe ugize ibyawe, ugira abakozi nk'uko nawe uri umukozi w'abandi. Imana itugire neza. Ariko usigeho, ahubwo sanga Yesu. Yewe sanga Yesu, ubyigane umukoreho, biraza kumenyekana. Uri umunyeshuri ubona byaranze, Yesu yagufondera ubuzima mu kwiga, byigana cyane umukoreho, umubwire uti nemeye ko nta mbaraga mfite. Haleluya. Uvuga uti mwami ndakwizeye, umukoreho, Imana iraza kukugira neza. Hanyuma ikibazo cyose waba ufite, sanga Yesu, ubyigane cyane, ni ukuri biraza gukunda. Kandi uwatanze ubuzima kuri uyu mugore ntabwo yareka kugukorera n'ibyo byose. Imana ishimwe cyane ko yabajije abantu ati ese ninde unkozeho. Abigishwa be baratangiye, ariko ubundi urabona abantu ni benshi cyane bari kukubyiga ngo ninde ugukozeho, ariko Yesu ababizi. Imana ishimwe. Arangije avuga atari unkozeho, kuko hari imbaraga zari zimuvuye, kuko hari umuntu wari ukize, akijijwe no kwizera kwe. Yamubwiye ngo ikize, yaramubwiye ngo igendere, kwizera kwawe kuragukijije. Nawe izere umwami, izere Yesu, byose birakoreka ku bwa Yesu. Imana ishimwe. Reka dusenge Imana, dusaba Imana kugira ngo tuyegere cyane, dusaba Imana kugira ngo iduhe ubwenge bwo kubyigana. Imana ishimwe. Turagushimiye Imana ishobora byose, turagushimiye uwera murengezi w'ubugingo, icyubahiro ni cyawe. Igihe nk'icyo ubwoko bwa twumvise ijambo ryiza ritwibutsa kubyigana, tukagaruka kuri Yesu cyane kugira ngo tubashe kubona imbaraga. Ndagusabye rero Nyiringabo, subizamo ubwoko bwawe imbaraga, ubahereza ubwenge butuma tubyigana, tukagusanga, tukakugeraho, kandi tugakukoraho umurengezi. Ngaho bana natwe rero, ugendane natwe, ijambo ryawe rikomeze kuganza muri twe, tumenye yuko tutagufite ntacyo dufite, ahubwo ari wowe utanga amahoro. Amamara cyane uganze ugira neza, bugacya bukira mu izina rya Yesu. Amen. Yesu aguhe umugisha, n'ubutaha uzagaruka utuganiriza ijambo ry'Imana. Murakoze.